akajya gutereta cyane mu Burundi uraza kubinsubiza wowe ushaka kuzi papa wawe cyane papa ni umurashi urumva intara zose yajyagayo bashobora no kuba barahuriye kuri boda avuga ati uyu nguyu nubwo mbona ari uwo mu gihugu turi gushaka amaze aho aduye kandeba uko mbigenza da. Twonye twasuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko bari mu mujyi rwagati wa Kigali abari mu mahanga ba diaspora ndi kumwe n'abakobwa beza cyane ariko kandi baraza kutubwira n'isano baba bafitanye kuko ubareba ku maso bafite amasura asa imisatsi isa bambaye ibintu bisa mumeze muti so tumeze neza urabibona ibintu bimeze neza kabisa ya tumeze fresh ni mu mazi mumeze mute tumeze fresh tumeze fresh tumeze neza cyane urabibona yego kamere ko umuntu bigaragara ko ari we mutoya atangira tubya amazina ye naga ari nyamutoya rayirashe sha niba ariko nariye cyane niba ariko nari ibintu byinshi umukuru n'uyu nguyu umutoya ni njyewe murutanwa imyaka ingahe mbere yuko tugera kuri icyo kintu uyu niwe mukuru uyu niwe mutoya murutanwa imyaka ingahe nta myaka turutana hagati aho ngaho nta n'iminota so uratubona tugiye kuri turi vraiement turi Impanga umukuru nabivuze n'uyu nguyu ni njyewe mutoya I think turutanwa nk'amasegonda 10 umwe yaraje n'undi ahita azamukurikiye yego ngofya akundi bigenda bite kugira ngo umuntu atera impanga ashyiramo intanga ya mbere yageramo n'indi gahita ijyamo ako kanya kuno impira waraye none cyasi nakubwira undi umugabo niwe ubimenya ahubwo se abagabo muranatubeshye ko bavuga ngo nabyaye impanga umugabo arabimenya cyangwa bimenya ko bagiye muri ecography amenya ko yateye impanga cyangwa bimenya ko bagiye umugore we yagiye kwipimisha bakamucisha muri ecography bagasanga twita impanga ushobora no kwimenya yabyaye ariko ibyo bibaho nabyo ubwo rero so kubyara impanga umugore ndabizi ko abimenya yaciye muri ecography ubwo ntabwo nzi ngiye nisanze ndi impanga ntabwo nzi ngo byagenze gute na papa nawe yabonye ko twaje turi impanga ni mwebwe mfura kuri papa na mama oya habanza umusore tugakurikiraho turi impanga abadukurikira ni impanga abakobwa abahungu na umukobwa n'umuhungu papa wanyu kwakubiye hejuru cyane musaza naga yambigezeho mpita nshyiraho naga full stop ku bintu bijyanye no kubyara bitamukurira ingofero bivuze ngo ubwo muvuka mu muryango w'abana batandatu impanga inshuro ebyiri abahungu 3 n'abakobwa 3 ubwo harimo impanga inshuro ebyiri yego habanza umuhungu mukuru umusaza wacu tugakurikiraho turi abakobwa turi impanga ebyiri tugakurikiraho impanga y'umukobwa n'umuhungu hagakurikiraho ubucura w'umuhungu ubundi bakunda kuvuga ariko icyo kibazo ndaza kucyabaza nyuma reka mutangire mutubwire amazina yanyu kamere hano so guys murakoze kunyakira njyewe nk'usanzwe nitwa Namirembe Joyce amazina ya nickname bakanyita Skibo gasobanuye iki so Skibo ni umuhanzi wo hanze nkunda cyane yitiriye iryo izina ry'abantu bahora bishimye nyine Skibo ndumva ariko icyo kintu bisobanura nka Joyce ni umuntu w'ibyishimo ukunda kuba yishimye utajya ubabara then ubwo yaca mu bintu bigoye ariko akanyamuneza kagakomeza kamugaragara that's why ni Skibo twagiye bamwumvise ni Namirembe Joyce undi thank you nitwa Namirembe Jeannette akazina nkunda cyane ni izina ry'abagabo sinzi impamvu ariko ndarikunda cyane Asake ni umuhanzi so utagira ngo ndakwiganya wowe Asake ni umuhanzi nyine uhora urwana arwanira icyo ashaka tu umuhanzi urokipe ku bintu byose ashaka rero ndamukunda kubera ko mbega ni role model wanjye kubera ko mwigiraho byinshi aramfasha mu ndirimbo ze ndazikunda ni umuntu nyine ukunda kuba ari wenyine akitekerezaho kandi binakoze bikabyara inyungu so ndamukunda cyane nanjye nitwa Namirembe Jeannette aherutse mu Rwanda Asake kutagiye mu gitaramo
i Kigali muri Trace Award. Yeah. Impamvu nagiye mu gitaramo umufungo. Ibintu by'umufungo. Oya, gufana umuntu already ntago ari uguhita ujyayo nyine ngo yaje. Hagiye baricaye ndi kumureba live nyine kuri telefone nkamukurikirana. Ako so ndamukurikirana nubwo ntajya kenshi kumureba ndamukurikirana. Ikibazo cy'umufungo se Ntago wabura no kuraka. Oya, Ibyo bintu ni bibi cyane ahubwo nanamusubiriza. Ibintu utavunikiye ujya ubona ukuntu ubispendinga. Sinumvise ngo baba bavunikiye mu ntuza. Oya, ibyo ngibyo tunabireke twebwe ibyo ntabwo nshaka no kubitekereza bitewe na story yanjye mfite. Ariko amafaranga utakoreye ukuntu agenda nubwo nawe ubimenya. Uzari amafaranga wakoreye kibe 1k be 2k. Umenya kuzimanaginga kuruta amafaranga utakoreye. Amafaranga utakorera avuga ati ndisukisha imisatsi, ndaguramo ibiki byose nereshe plaque inzara. Ariko amafaranga wagiye kuvunikira avuga ati mu nzu niba nasabone irimo ndayigura. Yana amavuta mfite ndayagura. Icyo nicyo kuvuga ati agaciro ko gukora amafaranga umenya agaciro kayo, amafaranga utakorera ushobora kumenya agaciro kayo amafaranga utakorera. Birumvikana Mirembe ke Mirembe amazina y'amagande. Mwavukiye mu Rwanda? Oya. So Vie no Mugande. Niho wabo niho yaturutse bavukiye. Ugiye kutubwira amateka ya Vie, uraratubwira amateka ya mama. Okay, wow. Ambo Vie no Mugande niho yavukiye n'ababyeyi be niho bari. Noneho ubwo that's why yatwise ayo mazina. Kora ngo nzi impamvu yatwise ayo mazina. Yatwise Mirembe na ke Mirembe bitewe nuko iwaba ari abagande. Ubwo then nyuma tuza kuzina mu Rwanda n'ababyeyi be bazina bari mu Rwanda babarizwa i Rwamagana. Ubwo ndumva ariyo mpamvu yatwise ayo mazina y'abagande. Ke Mirembe bisobanuye iki? Uw'amahoro. Uw'amahoro. Okitwa Mirembe. Amahoro, it's like a peace. Mahoro. Kandi Inyarwanda ni Janete. Yego. Ke Mirembe. Mirembe Janete. Janete. Yeah. Uyakitwa Ke Mirembe Joyce. Ke Mirembe Joyce. Yeah. Abantu badukurikiye kuri Iris Rwanda TV muze kuntandukanyiriza amasura y'aba bantu bombi. Mumbwire barasa cyane ntibasa. Muri comment hasi mubyandikemo mumbwire aya masura niba basa cyangwa se niba badasa. Tubakiriye kandi tubaha ikaze kuri Iris Rwanda TV. Murakoze cyane. Atubwiye amateka ya muzehe. Abantu babaye mu Rwanda kenshi cyane muri la periode barabarashe. Ese Jesse ubona ko mfite ukuboko kwa rasa naye ndarasa. Waguye ku ntego. Niko byari bimeze. So Vie niko byari bimeze ari umusirikare wo muri Uganda then maza kuba uwo mu Rwanda. N'ubu niko biki? Oya. Cyangwa yari yarinze. Ubu ari muri retired. Twagiye kuri Mirembe. My mom. Mbanje kumusuzana hose ari. Abyumve ndamukunda cyane 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 ariko ubwo se Jesse wawe ndiriye mu mibare nabwiye papa ngo ndamukunda cyane cyane. Mama ni umuntu mwiza cyane, ni umwana mwiza, ndiye byarandenze. Ubona ari papa na mama musa nande? Ngewe se nyeta no mama. Nyeta na mama cyane. Mama yavukiye i Burundi, nyuma ya mama ni Murundi. Okay. Nibaza ahubwo gute papa yavuye i Bugande akajya gutereta cyane i Burundi. Uraza kubinsubiza wowe ushaka kuzi papa wawe cyane. Papa ni umurashi urumva intara zose yajyagayo bashobora no kuba barahuriye kuri boda. Avuga ati uyu nguyu nubwo mbona ari uwo mu gihugu turi gushaka amaze ahaduye kandeba uko mbigenza da. Ntekereza ko amateka y'igihugu cyacu kwa ko kiragiye bamwe bari mu buhunzi bahoraga bimuka bagenda hirya no hino bashaka ku buryo bazagaruka mu Rwanda. Mbegura mu defense. Oya birashoboka nibyo. Aravuga ibintu biri byo nibyo. Uko biri kose nago mama yagiye gutereta papa. Oya nano ushatse kuvuga nago mama ariwe wijyanye. Papa niwe wizanye. Ushatse kudefenda yuko ari ko mama nzi ko yizanye na kubera ko yabonye kari akantu k'imyenda agakunda ngo kubi. Nkavuga ati suriye mwana ncike kweli. Ye gushakana n'umufundi kandi kubona uniform. Byaterwa naho ukwe bwabereye. Ukwe bwabereye mu Rwanda. Mu Rwanda tu? Mama yarizanye. Urumva ko yavuye muri Burundi akaza mu Rwanda. Ntago byoroshye. Ntago utsinze. Urajya mu Burundi na rimwe? Oya.
Bari gusuhuza abarundi bose aho bari komine ya Kayanza bari gutora Miss musimukiye kuri platform zitandukanye mutore Miss Kuri mwereza amajwi ubundi azegukane ikamari ya Miss twikomereze uracyatubwira amateka ya mama nyine ni umuntu mwiza murumvikana ndabyibuka kera nyiga ku ishuri kucyabagarura nabo ndabasuza cyane n'abarimu baho n'abadirecteur baho tukihiga mama narataga nkamubwira ngo bamaye weekend kabana biramugoye cyane mama bura nabo nzi ngo ni Yesu kumuvuganira ahubwo ari biboro abarundi bakora bya byo kukurya ikinyungute akagufata amahane kiraryana kurushiko yagukubita inkoni so akambwira ati bimeze gutya na gutya ntambwire nabi ariko kutambwira nabi nkamenya ko atari ko bikunze ahubwo ari kubyirinda tukuvuga nabi so bintu byose akagenda mfasha ibibazo byose nkamuganiriza nk'umubyeyi wanjye nyine akanyumva cyane so suko papa we tutaganiraga ahubwo mama niwe nabashaka kubona cyane kuri ko papa yabaga yagiye ku kazi so mama rero ndamukunda cyane wari ukitubwira ku mateka ye mama yavuye mu Burundi mama abandi bantu buramuzi bakomoka kuri mama nabo baba mu Rwanda cyangwa bose bigera i Burundi barahari mukuru waba mu Rwanda i Butare na musaza wa Butare abandi ababyeyi be babi Butare baraje babi Butare afite papa na mama yego Namirembe twikomereze muravutse musanze muri Impanga mwamenye ko muri Impanga mufite nk'imyaka ingahe so ngiye ndumva naramenye ko ndi Impanga n'undi muntu mfite imyaka 4 gutyo 5 kubera ko umwana w'imyaka 5 abazi kuvuga ati se uriya muntu ko ndi kubona dusa bite nanjye bajyaga bavuga ati genda ushyire n'uriya ni Impanga yawe uvuga ati ni wa muntu dusa buri ubwo so guys namenye ko mfite Impanga mfite imyaka 5 icyabagoye mukimara kumenya ko muri Impanga mumaze kumenya ubwenge munyura ahantu ni runaka hanyuze mutamukana ni runaka hanyuze ubundi bigenda gute musaba ibyangombwa ibyo byo noneho ni amateka biranasekeje ngiye byaranangoye numva ndanabyanze no kuba Impanga kuko ngiye nacaga ahantu niba abana nabizi bagira udufuti utudega ubwo niba nifatiye agapira kandi abana bakinaga nagatwara ugasanga ngo yatashye bamumennye nk'ijisho ati niwe wakuye umupira w'abandi hano uzane ubwo rero urumva kukubitwa inkoni nazi byagenze n'ukuntu bawibye ubwo nabyo byarangoye ndavuga se kuba Impanga ko ngiye kuzajya nkubitwa kenshira ubu nzabigenzane ubwo ndumva ari ikintu cyangoye kwakira ko ndi Impanga ngiye kuzajya nkubitirwa umuntu mu makosa nakoze zigeze bibaho se ko kugakosa amakosa y'abakabazwe ku ishuri twarakubitwaga cyane wowe ngusize muri A ngusanze muri B kuki kujagarara mu mashuri bitemeze ute utangiranya akavuyo tica naga ari ngiye bari muri class nyamara nondura ndenganye none ikintu ngiye cyambabazaga igihe mama yabaga yaguze nk'umwenda ugasanga abonye nk'umwe mwiza abonye n'akandi atuzanya ari tubiri ubwo yahereza uyu nguyu nkabona biramubereye cyane kundusha nanjye ubwo wenda yakataka ariko kuba Impanga biragoye cyane kubera ko iyo nka kuno twambaye inkweto zidasa ariko nge nshobora nabonaga iyi ngiyi ari nziza kurusha yanjye nakabona inziza ari yanjye kurusha so guys ubundi kuba Impanga bigoye mukiri batoya ubundi birenge byanyu biranga yego cyane kubyekeye byangombwa rero hari amakuru mfite ngo mugendera kuranga mu nti birabeshyira nka muntu mwese iki gihugu ko umutekano wacyo mwizeye ndawizeye so biranashoboka tu ngiye nshobora kuba ntajyanye nawe iranga muntu iri nka kure adashaka kwishaka gafite yanjye akaba yakwinjira cyane birashoboka akagendera cyane pe bakabona ni wese cyane even na mituweli yanjye arayifata akagenda akajya kwivuza mu gihe nahari ndo rimwe twaje gusura abashuti bacu bafunzwe hariya kuri gereza ya hano ntarangamuntu mfite nayisize numva ngo irangamuntu yari afite irangamuntu we urumva aranjije baramubaza irangamuntu yawe iri hehe ati ngiyi arayimurika amaze kuyimurika ndamubwira nse ko ngiye nsubiyeyo bigende bite ati hagarara aho ngaho ngiye gushaka umuntu ipesa asa n'usohoka ayiguhereza barayigarura da ndongera ndayerekana birakunda hano hari urubyaro rurimo rurarira ariko warahoze mupfune
asanga ibyo uri kumuriza ati mupfune twigarukire kuri story yanyu ngo murashaka kwinjira mu ruganda rwa sinema igitekerezo cyaje gutene reka Namirembe Kemi Mirembe bijya bingora kubatandukanya kuzakwandikira ahantu ko nitwa Mirembe turatangiye tuvuye kuba icyabagoye cyane kumenya ko muri Impanga ubuzima bwanyu rero muravutse murakuze mugeze mwisanze mu Rwanda igihugu cyiza gifite umutekano na organisation nziza ubundi babwira ko muri beza babwira ko muri bikara babwira ko muri babi sonje ikintu mbona cyiza rero kinagezweho kumbwira ngo ndi mwiza n'amafaranga mfite vuga ibyo bakubwira kumbwira shanye n'abantu nje niba harimo abambeshya ariko abenshi bambwira ko ndi mwiza ariko ndi na mwiza yego mana yagaza Jendi na mwiza pe buriya confidence ni yambere arabizi ko ndi mwiza pe cyane ni mwiza icyo gice wizeho kuri mwiza ibice byanjye byose kari byiza nta gice na kimwe ikintu gisumba ibindi ni umutwe kuko niwe umpereza feedback z'ibintu ndi bukora niwe mwiza umutwe si uwa mwiza kureba inyuma cyangwa wa mwiza mw'imbere hari ibirimo ni byiza hari n'inyuma ni heza uri mwiza rata cyane ugiye kuvuga ukuntu muzi nawe uravuga ukuntu akuzi enye igice nabonye ugira ukuri kwinshi igice cye ngenzi kari cyiza ni inyuma kumbe ndanafite ni inyuma yashizemo kimwe cya Brian ni umva ni naco ni naturel ni naturel cyiza ni icya kabiri ni mu kanwa seka dola ni ibyo bice ebanya cha bavuze kuri tu usanga umuntu uvugisha ukuri akadefase ibintu byo kurakara burase mwigeze mwivumbura mukamwarwana mukiri batoya mana nyagasani bega ibikofi ibaze impanga zarwana ariko twabibara ni rimwe dupfuye umusego kuno wicara mu ntego umushaka gufata umusego ntabwo ari bya bindi ngo sizi ko n'abakobwa birwanisha ibyo ngibyo mbishyize hanze twagiye uko umunsi so ukuntu muzi nyine ni mwiza nawe ni mwiza afite mu kanwa heza ateye neza mbega ni slim ahantu hose akadefa muzi urakazi sha nk'iyo asohotse ntabwo ajya amamagara pe aguca inyuma anca inyuma ajya anca inyuma iyo asohotse ntabwo ajya amamagara sema ni ibanga oya arakwibera uzi impamvu se ndamukeka abona umufungo aravuga ati ntabwo twabipevera turi babiri ariko mugira inama yajya ndabura mfite n'igihumbi tukawugabana umufungo bivuze ngakurira ku nzira andira ku nzira cyane nyagasani gusa ntabwo ari kenshi za joke ariko ako kadefara kagira ko kugenda aciye inyuma tu nawe ubwo yabyemeye nayamanitse ntuzongere akada ahubwo ubu ngubu ndahita musohokanaga ako kantu tuhita tuba inshuti twari tugeze ku ruganda rwa sinema muramutse mukinye sinema mbere yuko tugera kuri sinema ubundi nta gihe kirabaho umusore umwe akabatereta mu gihe mutaramenyerana nawe cyane yahora n'umwe akagira ngo ni wa wundi uzi amabanga ye mbitse amabanga ye menshi okay nge hari akantu kitwa bubu comedy sinzi kuri mwembi true story bubu comedy ni akantu twakinnye kitwa bubu comedy sinzi niba urabyumva ngewe nakitinzemo maze kwakitingamo bajya bahura n'uyu nguyu bakamubwira ati kutagarutse gukina bite kandi atari ari ngewe gute utagarutse noneho uyu nguyu nari narabimutekerejeho narabimuganirijeho mbega ahita yakitinga already bahita bavuga ko ari ngewe ibyo namubwiye gutyo nyine no kuri nuza papa w'aba bana byigeze kubaho papa w'aba bana bivuze ngo papa n'umwe oya abapapa b'aba bana abapapa bisense ababyeyi baba ari abana uzi amabanga tubitse yabo ego so rata ibyo bivuze byo gutereta byabayeho umuhungu araza arambwira amabanga
nkajya nikiriza nkavuga ati hagiye ko numvaga byagenze gutya hagiye byagenze bite akamera kuri A up to Z ariko mbwira ibyo baganiriye nkagenda ngatanga avuga ati kombe mwanasomanye wanamusomye ujye umbwira ngo ntabwo ugisomana nkahita nomerwa byo kuvuga ngo umuntu araza akakubwira byabaye inshuro kenshi cyane kenshi baze koko Rwanda na Namirembe uzi ngo naho nani Namirembe ikiganiro kigakomeza cyane ubwo se mugeze kuri reka mugeze hano kumutagura hamwe wayagona ntuza na Brian reka uhita ureba kumbe muvugana usinziriye oya hari ukuntu umuntu iyo muri romantique ubu uri kurerembura mbega yabize abakobwa tuvuga harimo umwiryo ugashaka ukuntu nyine uvuga utari guhubuka ariko iyo bigeze kuri kiriya gikorwa uvuga ati se eda haravamo n'inda cyangwa havemo na sida ugahita ureba gutya kari cyane twagiye tugeze ku buzima bwanyu buri prive ko wihuse Plevera prive tutaragera kuri filime ngo ndakifashe kuri filime nabaye nifashemo gatoya twatakaje ubusugi dufite imyaka ingahe so guys ubuzima bwanjye buri prive buragoye ariko bizacamo ndabizi no yewe nari umukobwa natwise mu kwa bakangahe umwana wanjye yavutse mu kwa gatatu tariki 26 z'ukwa gatatu bashobora kuba natwise nari kwa karindwi sinibuka ubwo nawe wabibara ugahita ubimenya ndabyara mu buzima nabagamo bwari bugoye ariko butagoye butaragora kuko kuri isi nyine kubaho bisaba gukora ariko none namaze kubyara burangora n'akazi nagiraga nari mvuye mu ishuri warugeze mu wakangahe nari ngiye kujya mu wa gatandatu wagiye kujya mu wa gatandatu so urumva maze kumubyara birangora nyuma gatoya wahuye n'umuntu mwabyaranye gute ese gutwita kwawe wari ubyiteguye so musubije umuntu papa w'umwana wanjye twakundanye muri 2020 kugeza n'aka kanya ubwo kugeza aka kanya nyine yita ku mwana we nicyo kintu wanyu nuwe n'uwanjye ndabimushimira cyane ubwo narigaga ariko ntabwo ibyo gutwita byari birimo ntabwo nabishakaga byabaye nka accident kuko nawe yarashigikiye amashuri yanjye ntabwo yifuzaga ko ntwita mu kubyumva rero turabyakira kuko urabizi cyaje kiremerwa turabyakira turastrugglinga until now ubwo ndumva ntakubwiye n'ibindi bintu birenze nakubwira ibyo ngibyo turaza kukugarukaho nyuma nawe nzi ko ufite umwana umusore mfite n'umuhungu ahubwo wowe watwite mu kwa kangahe njye nahindira muri stage ndi kwiga bimbaho nahuye na papa w'umwana 2023 ari nawo umwaka oya nawe 2023 turi na 2023 n'ubundi yego twakomeza then narigaga nari ndi muri stage so yaratwite twiga nyine kigatwite ko yabanje kwiga natwite abizi yego nyine kwiyakira nawe byaramunaniye ndabyibuka nagiye ahantu maze kumva ntameze neza njya kwa muganga barampima basanga ndatwite basanzwe ntwite uyu mpita ntekereza mu mutwe kuyatwite ndahera hehe ngiye mbivuga uyu yari yaramaze kubivuga mu rugo yego so mu rugo nge bamenye ko mwite mfite inda y'amezi 4 yari yaramaze kubivuga birangora cyane ariko cyane bikomeye ku buryo mba numva ari ibintu kubivuga birahaniga nabyo ndaza njya kwiga nkomeza kwiga ntwite
ngo yajya kubyara mbura ahantu mbihera nyine mbura ukuntu mbivuga hashize igihe abyaye mva mu rugo ndagenda njya ku bashuti banjye b'abakobwa tubana baho nabi cyane cyane ariko kujya kuri abo bashuti no kutashaka kubiva mu rugo twite oya ni ukugira ngo uyu nguyu abimvugire yego ni the producer cyaza wabaye umunsi wo munsi kabisa naragiye amaze nk'icyumweru abyaye ubwo inda yanjye yari ifite amezi 4 kubera ko umwana warusha uwanjye amezi 4 then mba ndaho hantu hashize nk'icyumweru abyaye ahita abibwira mama mama aratuza na papa aratuza mama aramamagara bite Namirembe ni byiza amakuru ni meza uri he ndahantu hehe ndahantu mama none ko ngushaka nse mama ko ndi kwifatana n'abandi bana kwiga urabona tugiye kujya mu mwaka ukomeye waretse mama arambwira ngo namenye amakuru yose taha ariko akirangiza kuvuga ngo yamenye amakuru yose yambwiye ijambo rimwe yarambwiye ngo munyeretse ko muri Impanga koko atakantu k'Impanga mise nkemera munyeretse ko muri Impanga arababara yabimbwiye arira nyina ababaye cyane kuri telefone niho twavuganaga nge nawe akikubwira ko kaja mu mbisubayo njyewe natekereje ibintu byinshi nyine ndavuga abo bashuti banjye bahita babona mpindutse yasoreje ku ijambo munyeretse ko muri Impanga arakupa ikindi kintu ngushaka kutaha mu rugo maze kubyumva nanjye ubwanjye urumva yari yanyumvise namubwije ukuri gutaha urumva nayo ugombaga guhita ntaha ako sinatashye kubera isoni gusa yaramfashije nubwo bikigoye nta buzima burakomera cyane nawe umupapa w'abana mwitaho cyangwa uri intege yewe amwitaho byashoboye uyu munsi wa none mugize amahirwe mukagaruka mukabona uburyo cyangwa se mutegereje ko abana bakura cyangwa mugaba mwasubira ku ishuri cyangwa uburyo murabwifitiye mwebwe ubwanyu mubwibitse so njyewe urumva gusubira ku ishuri byo ni necessary cyane ndarabikeneye ariko ndacyashaka ubuzima urabona amafaranga urumva mfite umwana mutoya urumva agiye kuzuza umwaka mu kwa 3 mu mafaranga mbonye nyamuspendinga kugira ngo abe ya growing up ubwo rero gusubira ku ishuri bizantwara kugira ngo banze nshaka amafaranga kandi kuyashaka biragoye ayo mbonye rero nyaspendinga ku mwana wanjye ubwo rero ndumva ubushobozi buramutse bubonetse nkabubona nkabona ayo spendinga ku mwana wanjye nkabona nayo njyana ku ishuri nabikora bivuze ngo uyu munsi wa none uramutse ubonye ubushobozi cyangwa n'umuntu ugufasha yaba umushinga cyangwa undi muntu wasubira ku ishuri cyane rwose Namirembe we yarasoje nta mpamvu yo gusubira ku ishuri oya ntabwo narasoje kada barankundiye se sha reka de mere ngango Ihene ngango se cyangwa mwabikoze mubishaka oya sha reka nkubwire benda bari aba boyfriend bacu pe sibyo turanabakunda cyane ariko nta muntu utegura urumva kubyara nta muntu utegura kubyara uretse niba nigaga nahitaga mvuga ati reka ndari mu ndi mushinga wo kubyara kuba batabatwaye se mwabagira abagore haracyari kare nje haracyari kare amafaranga yarabuze yego nibura se bari barasoje kwiga cyangwa mwarigana barasoje kandi ntabwo ari sawa barasoje ufata gute umwana w'umukobwa umenya ko atwita agakuramida ni ibintu bikomeye njyewe reka munihereho ubundi iyo utwite wowe muri wowe ukabasha kubyakira cyangwa se reka tujye ku ruhande rwo kutabasha kubyakira ni naho bihera biva gukuramo inda iyo ukuyemo inda ukeka ko uba subujimije se abantu bose bagomba kukuvuga ababyeyi bawe umiruho ko nibo batugokera wibwira ko muri wowe bikuvuyeho ariko ntutekereze ku ngaruka ziza muri wowe utangira kubura amahoro iyo wakuyemo inda icyambere ingaruka ziza hari ukuntu ndabivuga uko biri hari ukuntu abakobwa bajya mu mihango bibiminduka cyane 100%. Nawe ubwawe ugiye
iyo ugiye ugenda ukurura iyo sura niyo shusho ukumva nawe ubwawe umuntu uri kubutakaza cyane erega iyo wemeye ikintu ukumva noneho ikintu cyabaye muri wowe cyakire ubashe kukimanajinga mu bushobozi bwawe buke ufite bana nacyo ucyakire ntabwo gukuramo inda ari ibintu bigezweho nubwo byabaye ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu nshishikariza abakobwa bose batwite ngewe ubwanjye ndabaha n'isomo hari umubebi w'inshuti yanjye twabanaga yarabikoze ariko ikintu cyamuviremo ubu ni umusazi kandi yongera afite amezi 2 hari n'ababikora kubyara bigahita birangirira ngayibazi kandi imagine ukuyemo inda fyo urubyaro rurarubuze uzi ibyishimo bibamo abagabo bagashaka bazi ngo abagabo bazabyara ni ikibazo barabiba wana barabiba barabiba nteze si kubiba buriya okay reka nihereho ndi mwiza si ubibona ndi mwiza rwose fata ko ntarabyara ego ntambutse mu nzira urambonye mbega umwana mwiza mana nyagasani ko Imana irarema pe uri wamuma Imana sikumvisha igitekerezo cyawe irakumpaye tujuru yanakumpaye turagera ngeze mu rugo simbyara tangiye kwiterera hejuru kwa kundi byande by'abagabo tugeze kwa muganga basanze ikibazo gifite umugore none abaganga ukuntu ari beza babaganga nyine babandi bavugisha ukuri ahise akubwira ati wigeze gukuramo inda ni ibintu ubungubu kuri ubu bisigaye bigaragara iterambere ryaraje wigeze gukuramo inda ubwo se umugabo wahita ufata utukuntu ubwiza bw'abakobwa tayari niwe usanga wa mugabo wicaye mu kabari ari kumwe icupa ari kubona umukobwa akabamba nta kintu bimubwiye kubera ko ubwiza bw'umugore we yamusanganye yatumye bimutakariza icyizere ubwo si za divorce ziri kuza ari nyinshi ni nyinshi bundi ni za divorce umuntu ari kumva ejo na mu gitondo na nimugoroba abagore abakobwa inkumi twige kubwiza ukuri abagabo bacu cyangwa abasaza bacu cyangwa ibitugaragaraho physically cyangwa uko mutubona ku isura tugerageze 90 wenda ku ijana bigaragare no ku mutima. Comment yawe kuri iryo jambo. So guys, abantu bakuramo inda mwabaye honest ko mwagiye kwinjoyinga mukabyara abana b'u Rwanda. Mwabyaye abo bana mukabarera niba bibana bagoye igihugu cy'u Rwanda ndagikunda iyo ubyaye umwana akakunanira babigiramo support bakagufasha. Basigaye badufasha. Kandi ndanabikunda cyane. Gusa simbabwiye ngo mugende babatera amadango nuko igihugu kizabafasha mwifate. Mugiye wumva kuri bukuremo umwana uzira ubusa aho bwifate. Icyo nababwira. Kimwe cyo navuga ngo murumva ababyeyi baracyafite initiative yo kuba basubira ku ishuri waba uri muri Amerika, Canada n'ahandi hose mwibe mudukurikira ibikorwa byinshi mwagiye mudufashamo tukabona inkunga yanyu turabizi nka Cecu bari muri Australia turabizi Creo nawe ari muri Germany n'abandi bantu bagiye batandukanye bari hirya no hino mu migabane itandukanye abandi bari umuntu abanyu binjiye muri Iris Rwanda nk'abakinyi ba filme kandi bafite icyifuzo cyo kuba basubira ku ishuri hari icyo mwaba supportinga mushobora kutwandikira kuri nimero iri hasi kuri YouTube channel ubundi cyangwa mukatwandika kuri email ni hano Rwanda 2050 cyangwa irisrwanda4@gmail.com ubundi tukabakugezaho tukabahuza mukaba mwaganira. Umwuga wa sinema ni kimwe mu bintu bigoye cyane umuntu yinjiramo ntashoka abonye umusaruro w'amafaranga ahubwo bimusaba kuyanga manzi azamure fans mwawinjiyemo nize mpinduka nuwe mugambi muzanye mu mwuga wa sinema. So guys, mu mwuga wa sinema ndanabikunda cyane nabyifuje kuva kera. Umwuga wa sinema usibye kwiteza imbere tukereka abanyarwanda wigunze ukumva ko nawe ufite amaboko wakora ugakora ibintu biguteza imbere ndetse tukanatanga amasomo kuri bamwe na bamwe kuko n'ubundi sinema ni isomo tuba turi gutanga then mwakuramo amasomo mukagera mu cyo mukora ndumva ari cyo ngicyo no gutanga amasomo yego no kwiteza imbere yego ni ikintu utari bukure mu gitondo ngo uratahana umufungo ni ibintu bisaba kwihangana kuko ubundi baravuga ngo yihuse yabyaye ibihumye ubundi wa mugani urawoze muri sinema nyarwanda nirukanka cyane wemera nde sinema se ko nawe gunkwemera no gugu ndamwemera cyane ubundi gugu ndamwemera filme wemera atari gugu umukinnyi w'umunyarwanda nemera so nkubwire ngo umukinnyi w'umunyarwanda nemera ninde kandebe bizasaba kubitekereza kuko ubundi umuntu nkomvetse yakoze akantu akankomveka ntamvuga ati ndagukunze uyu munsi hano Dr. Nsamaze ko umustar agize birakweye njyewe ubundi wambajije ngo umukinyarwanda wemera n'ubu bahavu
Jeannette bahavu Jeannette ubwo ninza rero nzaza nitwa Jeannette hari nabazi na Jeannette yaba havu ndamwemera cyane akora ibintu bitwigisha mvuze kuri Nsabi ako Nsabi no mukinnyi mwiza ndamwemera niwe wemera Nsabi rwose Nsabi si Kinyarwanda byari bikunaniye kubivuga Nsabi ndanamwemera ariko mu mukinnyi wa Kinyarwanda nemera Niki ndamwubaha ndanamwemera yes ubwo naho nuvuga ko mukunda birahita bipfa kuko mwemera kubera ko hari discours mu masomo aba yatanze nkuramo hagari kuvuga kumukunda ikari umusaka gusa kubana wamukatira cyane ngiye nago nabikora namukatira uzi mpamvu se dore ngo muranenara guys noneho tuve mu bya joke ngiye Niki ubundi ntagukunze nubwo ugendera ku marangamutima ngiye nagukunze nubwo waba udafite akaboko ubwo nibyo nibyo tugana ku musozo dushimira abantu badukurikiye kuri Iris Rwanda TV mukore subscribe like share na comment ubundi twararikire kudutegereza filme ntimumbaze ngo izaba yitwa ngo ikibazo atubwira izina rya mu minsi iri imbere tugana ku musozo ugiye kumaza ibibazo bibiri ushaka nawe arakwaza ibibazo bibiri ashaka guys ibibazo narabikubaza shanje kuko ubundi go niyo mpamvu mwemera umwereye nk'umunsi kuko umva uyu muntu ari murwaye kumubaza nk'ibibazo nari ndwaye kukubaza ibibazo nari kurwaye kukubaza ibibazo so ubundi no bwa mbere twicaye ku kiganiro nk'iki ngiki namubaza uri kwiyumva gute ufite mikoro bari kugira gute ufate mikoro uri kwiyumva gute n'ikindi mbariza hamwe basubize mikoro mereza nafataho iyi mikoro se ni ibintu byiza bishimishije ngiye biri kunyereka ko ndi gutera imbere iyo ubundi utangiye gufata kuri mikoro nyarwanda ya Iris TV uba wumva ko uri gutera imbere ubu ngubu ndishimye cyane kubera ko nyine nabyo biri mu terambere ryanjye hari abantu batiye icyizere muri bo cyangwa batitinyuka batumva bakicara ahangaha ngo bafate kuri iyi microphone so that's why rero nishimye mbyishimiye kandi ngashimira na Iris TV none se ikindi kibazo tugaruke ndakubaza ku kibazo cya mama wawe na papa wawe ari bo banje kubera iki ukunda mama wawe kurusha papa wawe kandi bose barakubyara ababyeyi bawe ntago ibintu navuze banza utabyumvise neza ntabyumvishe mama impamvu nkunda mama cyane mama rega ukuntu yabigenje ukuntu yagiye kwa muganga nanjye nabibonye numva ngizemo ubwoba ahise numva mukunze cyane niyo mpamvu mukunda kubera ko biriya bistafu waciyemo nawe yabiciyemo nese papa wawe ibyo waciyemo wari urabizi ngaso nawe mbaza ibibazo ushaka ikibazo cya mbere urankunda sha ndagukunda pe oya pe nukuri ndagukunda bine amarangamutima urakoze kunkunda nawe ndagukunda cyane ikibazo cya kabiri kiri mu buzima bwawe wifuza kugera kuri iterambere cyangwa ibyo washaka kugeraho urumva wabigezeho cyangwa harasabwa ubufasha bwinshi kugira ngo ubigereho so ndasabwa ubufasha kuko inkingi imwe ntigera inzu ndasabwa ubufasha kuko mbonye supporters ndumva ko ibyo ntekereza biri muri brain yanjye nabigeraho kandi byanteza imbere nkaba nanjye umukobwa witeje imbere birakoze murakoze turabashimiye cyane God bless you tubifurije iterambere tubifurije guhirwa muri byose umwami w'amahoro ibyo mwifuza azakomeza kubibagezaho kandi n'abantu badukurikiye mu kiganiro niba abakobwa bakunditse mukore like mukore na share kuri iki kiganiro by'umwihariko mukore subscribe ubundi ejo tubabone muri sinema nyarwanda bazane challenge ciao